TV show wa Mungu wanyu aje muri gitondo agira ngo abashimire nabaramutse bifuriza igitondo cyiza n'imirimo myiza. Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, aba diaspora bari hanze y'igihugu cyacu, abaturanyi, inshuti zacu, inshuti z'u Rwanda, nizere ko mwese muramutse amahoro meze neza. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, imigisha ibagendeho. Bana, muri gitondo rero muje gusuhuza abantu bakunda umupira. Ngo yewe nibi Ubufaransa ngo mwe Ubufaransa bwavutuye Maroc. Wallahi renzo kwa Maroc yatishye nishimye, abayifana simbazi, ariko kwa Maroc yagiye ko nabiyemezi nabirasi je binanira n'iseseme kabisa birabije mamana. Nyaganya Afrika ibiki Ubufaransa bwabinkoreye kabisa, aho barabasaza respecte mu ruhuka kabisa fresh neza kugira mutegure match zigiye kuba muri iyi minsi ndwari weekend zongera gutangira. Banje no kusuza abafana ba Rayon Sports barere bose, abayobozi ba Rayon Sports n'ukuri mukoze mubwe neza muri kunzana n'ibikoko bimeze neza. Rayon Sports yamanu umuzamu umeze neza wa danje urutoguta umeze neza muri misaraje bafatira imipira nukuza gaca karoba. Urumva mbanze kwasuza refe ni club yose yari Sports hose barutabura hose barereye banyiragasa bose turi kumwe ndabakunda cyane. Mwe daciringa ubona amafana b'amakipe abazwi kandi akomeye mu Rwanda. Rayon Sports nize ko muri iyi minsi bagaze neza, irakomeye cyane. Rayon Sports mu myitozo ahantu natababwiye, ariko iri mu myitozo kandi ntabwo ari mu nzovu reka ntabwo ari mu mujyi wa Kigali, nyuma y'umujyi wa Kigali ko ndabizo muri hose bameze neza, niba muri kwitegura kugaruka i Kigali. Bandi no gusimira president wa Rayon Sports hare akomeza agubwe neza, abafana ba Rayon Sports mo kamuna gaiza kanubwa rwaye muri iyi minsi. Abasaza bose n'abafana abatwera kunaraga n'abandi bashuje ndabizi ko mumeze neza kandi Rayon Sports bifite hano. Naho muri hose mumeze mbaye chapo. Urenje hano ufite agenda akomeye cyane, amuza Queen kutamweruka kumuzana, amuza TikTok kwanyandikira, amuza Queen ari ndirive bikiri iki Queen yasize meze ukengeye nyine. Shirifite mu mbabarire tanye umuntu andika muri comment amuza Queen yagiye. Queen reka Queen yarawukanye Queen yarawukanye guys, ubu kabisa muri mukoze musenyeri mboni cyana muri iyi minsi dore ni njye nyine. Queen sana ibishingwe mwarambwiraga Queen mana yanjye mutumye nanasonze ari nashonje. Urumva ntabwo nagaciyemo amakipe yose hari no mu Rwanda, uzi ko muri iyi minsi yose ahagaze neza ameze neza. Shimira n'umutsaperi wanjye perezida wa Gasogi, umuvugizi wa Gasogi, barabagabo ndabakunda cyane. Gasana Mutabaruka buriya ni umuntu mwiza cyane. Kinisiwe ndabakunda cyane wo muri n'ikipe yanyu buriya nawe ndayimera, nubwo nyine duhura nk'abavutura rimwe na rimwe, ariko ndashaka kuza umuvugizi wa Gasogi. Shaka umuvugizi wa Gasogi Kinisi, nukuri kwendesha kumuvugizi nkajya mu bantu bose ngashaka abafana, no mu cyaro hose nkajya ngashaka abafana. Kwe duturuka mu cyaro twujije imodoka ko umuntu kundi ikipe ntabwo yicwa n'inzara, ntabwo yicwa n'inyota, mugari wa Kamananga. Nukuri njye bungiye Gasogi hano ku mutima. Kinisi kiganiro kirebe kandi mutaye na komite cyane muri iyi minsi. Tujye kuri bashiki bacu n'abakuru bacu muri iyi minsi ni ibisasi. Dore impundo ziri guca ibintu, abo bari gukubita muri toilette, bari kubomora muri toilette, abo barongorera mu mihanda, ni ibiki cyane. Noneho inkumi zacu zasaze, ntabwo zishaka no gushaka. Ekega nabagabo bashaka dore babaye guki ni ukubyara kare igipeti kiwe urukundo mbwe munsi nesaze. Umuntu akavuga ati reka no gushaka icyara ku ruhande ngakizana cyakura tukabana gito ibiki n'ibiki ngagigira. Umuntu wese dore nuko no gucengana. Bashiki banyu nkunda ngenda bibasiye, ndabakunda cyane, ariko mwana mwatugiriye ni muwe koko muri kudusonga no gutera inkota mu mbavu, mwahetse kudusonga. Nje n'umujinya mwinshi mani, nje kuri Live n'umujinya mwinshi. Bashiki bacu mwahetse kudutera ibyuma koko, mukatwirika urukundo nyarwo, urukundo ruzima.
mukatwira urukundo ntabwo tukabakunda kandi turabakunda mniga guys simubizi ko tubakunda se mwite kutubabaza man ndabasabye aho muri mutwereke urukundo ntabwo tubereke urukundo turasakazeho turubaye sibyo man njinja nuko ufite umwari mwishi umunsi nguye ko kwinira naye ariko ara hose man komeza umurinde mama hora komeza nahigira n'ahandi sibyo byose bibaho ariko ikiganiro nyikoreye abakobwa muri rusange n'abahungu nta rukundo rukiba muri iki gihe ni uguferana umukobwa agatekereza akavuga ati uriya mujamani dukundana ibi n'ibi azamengezaho kandi azangiza nawe n'umusitari cyangwa sinzi akazabakora gusa nuko umukobwa gukunda hacyo agamije kuri wowe si bose ariko 89 umukobwa gukunda ari icyo agamije ari icyo gushakaho atagushakaho ubwenge bitekerezo bindi avuga ati uriya mutipe ndamubara afite Range Rover 2 afite pikipiki 3 mu muhanda zikora amagare 10 afite inzu akodesha arimo apangaye 2 tujye tugakunda tugasezerana 50/50 tugomba kwigabana cye 49 mwatuje man mwatuje tukabana nk'abanyarwanda tugakundana niyo twavana umugeni hanze kibakaza bwa umugeni hanze mwese rimwe ndi kubwira nkashyize agapirasi tugakunda tukirana urukundo rwayo hagati y'ababiri Suzana Kadete kuri IG nawe ndamushure cyane Clementine n'abantu bangira inama rimwe na rimwe nubwo twaburanye n'abakuru wanjye banyamabondo Vanessa Espaya Waritiri bose ndabashuje wa YouTube channel nkasuza ibana Derek nini gange fo umugore Oruga ndabakunda cyane abanyo famille bana ihagaze bwuma Derek na Oruga ni abantu muri iyi minsi fata icyitirizo abantu barakundana manago aferana bari gushaka inoti ari kwiruka mu mihanda amanywa n'ijoro kugira bakore bakoresha umunwa wabo babone ibitunga bamuntu uzavuka ejo bundi nta kuvuga ati Derek afite ibiro garasha kubijyana cyangwa Derek avuga ati rugurasha kubijyana wapi bose barahuje man bahungu mwikubita agakimureke kuzamurongora abakobwa b'abanyarwanda muhite mubata mu bishingwe man mubere ku rukundo namwe ntago muri ishyashya mwabaginga murumva ntabwo muri abana beza mukunde bashiki bacu mubere ku rukundo mumate mu mago mugire famille ababyeyi dore nabo bakeneye abuzukuru nubwo nta muzukuru ufite ariko reka man dukure kadukure dufite igihugu cyiza kitureberera umutenga ni munange dufite umuyobozi mwiza cyane muramuzi hari Imana ikomeze mu mugisha na famille ye mureke dukure igihugu cyacu dukundane cyacu mudukunde namwe basaza banyu babakunde babatemo ntajye ndabona rukundo rurimo gaze nta rukundo ruri gaze nta rukundo rukibaho duhinduke man tureke kuryana mu nijoro ngo yamuzanda kwemera ibiki n'ibiki muri iyi minsi nangire umubona n'ikindi kija mu mucomotsa hano mawudu man mumaze kugira gutya uzosekera ngewe unyereka amajigo man bashiki bacu bwize muhinduke basaza bacu duhinduke ntabwo dushaka amafaranga tukundane twubake igihugu cyacu ejo bundi hazaza nitwe tuzagikora igihugu cyacu baba bacu bari gusaza wa papa abizacu bari gusaza nitwe tuzaba ejo bundi tugize gute turi gukoresha imbaraga twubaka igihugu cyacu tuzacyubaka twe tudakundana ubwacu twe tugomba gukundana ubwacu kugira dukore igihugu cyacu duhuje hamwe dukundana tugikorera tugishyiraho imbaraga zacu dufite abayobozi beza batwigisha mureke dukore cyane man kandi ngo tuza kora cyane turyagenda tugomba gukundana sibyo tugashyira hamwe mbwira muramenye cyenje kubwira abanyarwanda muri rusange n'abari inyuma y'igihugu cyacu n'abaturanyi bacu nta rukundo rukibaho turi kwibana turi tuvuga amagambo runaka yakoze iki yakoze iki reka kuvuga umuntu mana reka kumugenda umureke mureka nibye akore yarihiriye inzageze yarageze yagijwe n'Imana cye n'amaboko ye reka tugirana amashyari man sibyo hari ababyeyi bacu mukunda abana banyu sibyo
abahungu banyu n'abakobwa banyu bakunda ababyeyi baturukaho, ariko turi kubishya duferana tuvuga ati ibiki oya dukundane nigga guys, ndababwira dukundane, turi gusebyanya. Uyu namuze muri douche bari kumutikura gukena gutyo, uyu gukena gutyo muzana muze muri douche cyane muzana mu mahegeni mu bitoki, ariko igihe umwana ntabwo wapi bibona utuze wimire gusebya umwana w'abandi n'ubushibisha igihugu, sibyo? Umuntu ni mureke muveho, vuga ibikureba kuri bikureba. Ubwo urumva nako tuyamuze muvuga atamuza wako tuyihari awana ugomba kugira uko ibintu wavuze ntago ari sawa hagwana. Niga man duhinduke man, sibyo? Duhinduke gende bakunda man, gende bakunda. Ubu njye nyine abantu bangira inama ko ngenda banangiye no gusara, mungira inama uvuga atamuza we kanguka, we kwanguka, kora tekereza iki, kora iki, kene ukora iki uzagera aha. Nagushaka wanubwira ati unyobya kugira ngo ashyire down naho ngeze kuyo nzagira bizananire, sifite akabitumbukanye cano, siko ndi kuvugira amagambo nkaya. Hari ijambo mvuze mukande sub man, mutanga ishari, mutane na comment, amuza hano hantu ntago ari sawa. Banyarwandakazi ni mwe saba, ni mwe mvugira. Ngiye nkurisha umwe kugira ngo mvuge ibitekerezo byanjye, niba ni ibicira imana naruhiye byavuye mu kanwa kanjye, sinjanje guteranya. Dukundane, dukunda igihugu cyacu. Abantu bakoresha social media nabi man, mwamaye imbabazi basi tugashyira ibintu basi bizima byubaka. Nibyo nakoze mu mbabarire, ibyo nakoze ibindi bizi ko nabikoze bibi, ibiki n'ibikida bidashinze bitigisha man. Nisha nziji hano live nzigisha abantu guca imyeyo no guca imyeyo nabibigisha ko ndabizi, ariko natagiye kwiba, natagiye kwandagaza umuntu, natagiye kuvuga umuntu nabi hano hanze. Navuga ati ndenzi guca imyeyo, muzama akazi bacira imyeyo. Cyende umuntu wese uri kubaka inzu azama akazi k'ikiyedi nkakore, ariko utagiye kumvuga nigga, utagiye kumvuga kimukugu, utagiye kumvuga. Ahubwo njye uzamvuge ibintu byiza, cyo mvuga ibintu bibi, uvuga atamuzi ibiwandi ibiwapi tuza, ariko utagiye kumvuga umvuga nabi Imana. Tukaganira, tugashyira hamwe, tukishaka ibicwa kuje muze yagiye kutugira mu notizana mu Rwanda, tukiboneye ibiciri bihagije. Ese twamushinja? Dufite YouTube channel, dufite ama YouTube channel, kandi baje barakoresha gazette kugira ngo ibintu byabo bigere hanze n'ibiki byose babyumva. Ariko ubwo ikiganiro kizima ugahita uploadinga direct kana $1. Natizimye amagambo rero. Ndabakunda abanyarwandakazi, aba diaspora n'inshuti zawe ziri hanze zinera inkunga, nuko ndabashima Imana ibamere imigisha kandi bagene imbere, imigisha myinshi itavangiye. Nayo ngiye kurikiza mu kazi, shishikariza abantu bashaka gukora ubwiza. Hano dufite salon nziza bita All Star Salon, iri hano ku murenge, hafi y'umurenge, kuri umwana ujya mu cyafi mushyashya. Dukora neza. All Star bayita All Star. Cheers wazi ikora imisatsi, ikora inzara, barasuka. Hari abangu n'ubogusha manda bakubwiye wita bayibura bayirike basayidi ba Juma ba John Evan n'abandi bose bita ba Mitsutsu. Ndabizi yuko bose amuzana ibazana ku micongo manange, ubu bazanga gukubita dread bita mabyayasi, irinze imeze neza, yindi yoroshye kabisa, iz'umusatsi za for dread mwese nkabataho. Dufite ibisuko, ushaka wese gusuka ibisuko byiza, dufite umuntu bikurikirana hariya ngo ushatse kumuvuga gusa nuko mwubaha. Dufite ngo bazi gusokoza bana bameze neza hariya, uw'inzira sinakubwira urumva. Ariko ndababwiye yuko salo ziherereye no Kimisagara ku muntu ujya mu cyaha hafi mushyashya no kwituze, hari salo ebyiri zogoshe, hari n'itunganya imisatsi. Mana Israel, ushaka kuba mwiza watugana. Ni ibintu nizazi n'abanyarwandakazi nanabavamo, gusa dukundane turi kubishyanya tigendeye. Ako nyinde babwiye soza abanzu bose bari bayakamwana bajitafu n'abajama banyunda cyane, bakuru bananze mu kazi. Ndabashoje muri mwese, banyamabondo bana baherereye hanze muri Canada,
ba ndabibagiwe bamutinganya mwita ngo iki matsiko ndamujwe sabi nawe TV show ndamu ebana bose ndabasuhuje abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga nkunda n'uwo bita igikoko debeni ibigo komeza ubisohoze man ge niga ndagukunda cyane deme naho rere hose ndabakunda cyane kandi tayigiri hano ku mutima niziri mu bihuru ibana ziveyo tayigari gukora akazi ndababeshya abanyarwanda ubwo rero twari turi kumwe hagaruka ejo mu gitondo tugomba kubazanira umukobwa bita Queen na Latifa ejo ndababazana mu gitondo babaganirize ba muri bishingiye kutangira kubigisha guca imyeyo ndabakunda cyane wa